Ibihe byiza kuri mwebwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Kwiringira TV. Amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Twahereye kare tubabwira ko twavuye mu mujyi wa Kigali, naho turi ni mu mujyi wa Kigali, ariko twaje nko mu nkengero kuko turi hano Imageragere, aho twaje mu gikorwa cyo gushigikira, twaje kubera amaboko abandi. Nibyo byiza, nibyo biranga abakristo, nibyo biranga uwemeye Imana, nibyo biranga uwamenye Imana. Baganize tugwaye ikaze by'umwariko nk'umuririmbyi wa korali Adonai. Uriyumva ute nyuma yo kuva mu mpande zigiye zitandukanye, tukavuga reka tuze hano by'umwariko ni ishusho niki korali mwungutse cyangwa se mu buryo mwiyubatsemo mu bundi buryo? Urakoze cyane. Icyambere nuko gufasha ari inshingano z'abakristo muri rusange, kandi by'umwariko amakorali ntagomba gukora ibikorwa byo kuririmba gusa, agomba no kugerageza gukora ibikorwa bigambiriye kubaka no gufasha sosiyete muri rusange. Uyu munsi rero twishimye kuko twasoje umuhigo twihaye, kandi twawusoza aho byari ngombwa ko tujya. Nabo banezerewe nk'uko bayibonye muri video, twaririmbye turabyina, ariko by'umwariko ibyo turabikesha kuba dufite igihugu cyiza, leta nziza itwifuriza ibyiza. Niba rero leta ibikora ikaduha urugero rwo gufasha, niyo mpamvu natwe tugomba gufasha. Tukaba twarabihisemo nka korali Adonai, twifashisha abakunzi bacu bagiye batandukanye, turanabikora birakunda. N'ubu rero turashima Imana ko twabigezeho. Imana ishimwe cyane. Baganizi, ngewe hari ijambo ntahanye umukecuru aho yagize ati, ngira ngo uri umunyamakuru, ukora kuri televiziyo, ukora kuri radiyo. Ijambo umukecuru yavuze ati, akenshi iyo ndyamye ngiye kuryama, radiyo imara irungu, radiyo ituma nsinzira, iyo nkangutse nkanguka ndi kumva radiyo. Nk'umunyamakuru kandi nk'umuririmbyi, wumvise uruhare ki rw'itangazamakuru, wumvise uruhare ki rw'amakorali mu gusana imitima, mu gufasha abantu, mu kubaka umuryango nyarwanda muri rusange? Nibyo, radiyo, umuntu utumva radiyo cyangwa arebe televiziyo hari byinshi ahomba. Yego. Cyane ko radiyo iba muri telefone y'umuntu, ubu byaroroshye. Televiziyo iba muri telefone y'umuntu, amakuru yose umuntu yareba kuri telefone cyangwa kuri televiziyo ye. Ni ikintu cyiza rero kuba uriya mukecuru yavuze ati nge numva radiyo imara irungu, numva ibiganiro bigiye bitandukanye. Ku banyamakuru ni ikintu cyiza kumva ko ibiganiro dukora, ibyo twigisha sosiyete, hari abantu babitega amatwi bakabyumva. Biya rero biratwubaka, bikaduha imbaraga zo kurushaho gukora neza no gukora ibyiza. Ni byiza ko abantu bakora ibyubaka abantu, ariko cyane cyane abantu bakuru, abantu bakavuga ibiganiro bihembura imitima, kuko burya hari benshi yifasha. Bya bintu byanshimishije cyane. Turi Baganizi, uri umwe hari mu bagize uruhare mu ivugabutumwa kuri murandasi mu buryo bwa gospel. Iyo ubonye uburyo gospel igenda itera imbere, uburyo abaririmbyi bagenda biyubaka, Adonai uyu munsi wane twahuriye mu gikorwa cyo gufasha no kubera amaboko bagenzi bacu, muri soroga dufite iri kuvuga ngo ntabwo gufasha bisaba byinshi, ahubwo bisaba umutima uguwe neza. Ni izihe mbaraga nkawe nk'umunyamakuru umbimazemo iminsi kandi ubisobanukiwe, ni iyihe avantage biguhereza mu gukomeza gukora uyu murimo w'ivugabutumwa mu buryo bwa gospel? Benshi bavuga ko nta mafaranga bigira, abandi bakavuga ko bigira amafaranga, ariko ukirengagiza imvune ukavuga utereka nkora uyu murimo. Byaguhaye izihe zindi mbaraga zikugira ngo uzirikane, ukomeze kuzirikana iki kintu? Ibikorwa by'ivugabutumwa mu buryo bwa murandasi ni ibintu byiza kandi bifasha. Ni ibintu bitabuza umunyamakuru kubikora, anakora n'ibindi. Ni ibintu bitakubuza gukora business, ni ibintu bitakubuza kwiyubaka mu buryo bugiye butandukanye. Kwitwaza rero ko nta kintu ukuramo, icyo gihe waba warabije mushakamo ikintu. Ahubwo kubikora ufite umutima wo kugira neza, wo guteza imbere abandi, wo gutuma abandi bamererwa neza, bakakira agakiza, nicyo cy'ingenzi. Hanyuma ibindi byose Imana ibiguha mu bundi buryo. Rero nabwira abantu ko nubizamo ufite umutima wo kubondamo indonke, bizakugora cyane kugira ngo ubikore igihe kirekire. Ariko nubijya ufite umutima wo kubikora ubikunze, nk'uko umuntu ajya muri korali akayimaramo imyaka myinshi nta kintu yinjiza, ariko akayibamo, ni nako ivugabutumwa riba rigomba gukorwa. Rero iyo ubigiyemo wumva ko hari izindi nyungu ushakamo, inshuro nyinshi ushobora kutazibona, bikakubangamira cyangwa se bikakugora. Ariko nubijya ufite umutima wo kubikora, nk'uko abantu bose bakora ivugabutumwa mu buryo butandukanye, kandi Imana ikabatumwa mu buryo butandukanye, Imana izagushoboza kugira icyo ubona no mu bundi buryo ukore n'akandi kazi, cyane ko iba ari ibintu bitakubuza gukora n'ibindi bintu. Urugero nkanjye nkora byinshi bitandukanye, ntabwo ari byonyine nkora.
ariko ibyo ntibimbuza gukora business, ntibimbuza gukora unakora intebe gatandukanye. Rero nta kintu biba bitwaye kereka umuntu n'ubundi w'umunebwe wumva akazatungwa na biriya gusa, icyo gihe bishobora kukunanira. Ariko nukanguka ukamenya ko hari n'ibindi ushobora gukora bikagutunga kandi ukabaho, bizakunda cyane ko njye nabikoze mfite n'ibindi nkora, ntabwo ari ibintu nagiyemo ndimbura mukoro. Yego, rero nabwira abantu ngo niba uri no mwivugabutumwa, uretse no kuba umunyamakuru, umwivugabutumwa bikore, ariko unakore n'ibindi gutunga bikakubeshaho. Ntwibwire ko ibi ngibi byagufasha gutera imbere mu buryo bufatika, yego byaguteza imbere bikagwana connection, ariko gira n'ibindi ukora amaboko mu mufuka, ntukajya uvuga ngo nzajya ntegereza gusa biva mu byo nakoze mu biganiro, mu byo nakoze kuri radio, kuri televiziyo. Ahubwo agura ibitekerezo, ukore n'ibindi kandi bizakunda. Baganizi, uvuze amagambo akomeye. Reka tugaruke kuri korali Adonai. Ni korali Adonai imaze imyaka 11 umurimo w'ivugabutumwa. Nahoze nganira na Mama Zuru, ni umuntu abenshi bakunda muri korali Adonai, atubwira iby'urugendo ho gakeya, ariko uri umwe mu batoza. Imvune z'amakorali, ubona imvune z'amakorali no kudahabwa agaciro rimwe na rimwe, n'imyitwarire rimwe na rimwe akenshi bakunze kuvuga ku makorali. Uhereye kuri korali Adonai, imvune za korali Adonai, reka tuvuge kuri Adonai kuko uyu munsi niyo turi mu gikorwa cyo turi kwishimira ibikorwa byiza yakoze, ariko uhereye ku mvune z'abaririmbyi no kuri Adonai muri rusange, ubona abantu buririra hehe mu gushaka amakosa ku makorali? Ni amakorali avunika, ni amakorali akoresha imbaraga zabo zose, ariko abantu bakanga bakayashakamwe amakosa ariho atariho. Ubona bituruka ku kiva hehe? Ngira ngo impamvu bitera n'uburiya abaririmbyi ni abantu bagaragarira sosiyete mu miririmbire, mu mavideo, mu bitaramo byinshi, ni abantu bahora imbere y'abantu. Yego, iteka rero iyo uhora imbere y'umuntu bitewe n'urukundo abagukunda, aba yumva wabaho nk'uko wabishaka cyangwa nk'uko abitekereza, agendeye ku bitekerezo bye. Abantu rero dukunda bitandukanye, tukifuza kubaho bitandukanye. Iyo ukunda umuntu rero uba wumva wabaho nk'uko uwo muntu abishaka, ariko ikiruta byose si ukubaho ko umuntu abishaka, ni ukubaho uko Imana ibishaka. Yego, uko Imana ibishaka, uko Imana ibyemera, uko Imana ibigena, uko itorero rishaka. Yego, rero numva hari amahame amakorali bagomba kugenderaho. Hari amahame y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, hari amahame korali ubwayigira, hari n'amategeko y'Imana. yego, Ikirenze icyo cyaba kigiye mu marangamutima y'umuntu, hari no kuba dufite ndi umunyarwanda. Ikirenze icyo hari na kirazira dusanzwe tuzi, uretse no kuba umuntu ari umuririmbyi n'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, hari kirazira agenderaho. Ikirenze icyo rero kijyanye n'amarangamutima y'umuntu n'imitekerereze y'umuntu, kukirenza ayo mategeko yose uba ushatse kwanduranya. Rero navuga ngo ariko kandi sinabibi kuba abantu bashaka amakosa ku baririmbyi, kuko iyo turirimbira abantu babona turi abamarayika, babona ko tugomba gukora ibyiza gusa. Rero nabwira n'abantu ko n'umuririmbyi ni umuntu ushobora guteshuka agakora amakosa, agakora icyaha nk'uko undi muntu wese yabikora, ariko icyiza ni uko uwo muntu ashobora no guhinduka vuba bigakunda. Rero wowe udukurikiye nubona umuririmbyi yakoze ikosa, ntago ari sakirego, n'umuntu yakosa, ariko kandi yanakosoka byose, kuko afite amahirwe yo kuba ari muri sosiyete imufasha kuba yakosoka bigakunda. Bwa rero mbere yo kureba amakosa ku baririmbyi, banza wirebe wowe uri kuyareba. Yego, wowe uri kureba ko umuririmbyi yakosheje, urinde, uteye ute, ukora ibiki, ku cyumba se ko niba ubikora uri umuntu uri gadashobora gucika akabikora. Akiriho rero niba umuntu yakoze nikosa, mwegere umuganirize mu buryo bwiza, ubashe kumukosora kuruta kugenda umutaranga, ugenda umuvuga, ugenda umusebya, kandi nyamara ibyo akora utabasha kubikora, we ntiyaba wowe, nawe ntiwaba we. Numva aricyo navuga ko yongera. Bigenda biti iyo umuntu akoreshejwe pressure, iyo pressure imukoresheje, igitutu cy'abo bantu bamubwiba, igitutu cy'amagambo yumva hirya no hino, akaba ari umuririmbyi, birangira gute iyo icyo gitutu kimukoresheje ntabashe kugikontrola? Usibye ko wenda ntakunda kwibona mu itorero ryacu cyane, ariko ubundi niba waragiye mu ivugabutumwa ugiye gukorera Imana, cukubiri n'amagambo, cukubiri n'amazimwe, cukubiri n'ubujajwa, kanaka yamvuze, kanaka yaramvuze, runaka yamvuze, twaririmbye hari abaratuvuga, cukubiri n'ibyo bintu. Twahanganye n'abantu kuri stage, ibyo bintu by'amagambo iyo utabyirengagije ntago nibwo butumwa urikora. N'umuntu rero uva muri kwari kuko bamuvuze cyangwa se hari aho bamubwiye nabi, ntago abazi icyamuhamagaye. Uwo ni Satani. Kandi buriya abaririmbyi duhura na byinshi, tunyura muri byinshi, duhura na byinshi, tubeshyerwa byinshi, duhura na byinshi, ariko ikiruta byose nuko
muri umuririmbyi Imana iramukunda kuruta ikunda abandi bantu yego kuko umuririmbyi n'umukozi w'Imana rero abo bantu ni abantu bo kwitondera cyane kuko inshuro nyinshi niyo ushatse no kubagendaho hari igihe birangira ari wowe n'izo ngorane kandi umuririmbyi ni umuntu mbere yo kuba umuririmbyi ni umuntu mbere yo kuba umuntu uririmba ni umuntu ufite sosiyete yavukiyemo yakuriyemo yahuye na byinshi yanyuze muri byinshi kuba rero uwo muntu yateshwa birashoboka ariko ntago ari sakirego kuko yakoze ikosa ko n'undi muntu wese yabikora kandi bikaba byabaho rero mbwira abantu ko mbere yo gutunga urutoki mugenzi wawe izindi sigaye zikureba mbere yo kureba amakosa ku baririmbyi banza nawe wirebe ese we kuri umukristo kandi ejo tuzajyamo ko ari rimwe mwivuga butumwa dukora ko ari rimwe urumva bizagenda bite mu gihe cyose ushinja amakosa abagenzi bawe ukisiga yego so rero twiye kubireba mu ndorerwamo yo kumenya ko twese twakoze ibyaha ntitwakira ubwiza bw'Imana ariko Yesu yaraducunguye kugira ngo twese tubone ubugingo buhoraho murakoze cyane Baganizi reka dusoze dushimira abantu ariko tubwira abantu ko twaturi hano Mageragere ni mu karere ka Nyarugenge aho twe twaje kubera amaboko bagenzi bacu Baganizi twavuga ko urugendo rutari rutoya rurerure ariko kandi rutari rurerure cyane rwo mu gikorwa nk'iki ngiki nka Donayi ni kimushimira Imana turashimira nako ibyo twifuje twabigezeho kandi ntacyo turayisaba ngo kitwime duciye no mu bakunzi bacu kuba twageze Mageragere ntibizatubuza kujya ni Rubavu ntibizatubuza kujya Rusizi n'andi ryatandukanye icyo twiyemeje no gukora ivuga butumwa ariko tukanakora n'ibikorwa bifitiye sosiyete akamaro n'umuryango nyarwanda mu bikorwa by'ibifatika no mu bikorwa byo kuririmba nabwo kandi tukabikora byose bigakunda twanyuzwe rero ko byagenze neza uko twabyifuzaga niko byagenze kandi Imana yabanye natwe ndashimira abantu bose badufashije n'abagumye kudufasha ngira ngo nyuma ya kino gikorwa tuzajya muri gereza ya Mageragere yego ni inshuro ya kabiri dukora ivuga butumwa dufite no kujya mu yandi magereza ageze kuri 4 inshuro ebyiri zigiye zitandukanye muri uyu mwaka cyangwa se umwaka utaha aho tuzakora byinshi bitandukanye ikiro nuko twagura hano ngo mudutiza amaboko dukora ivuga butumwa ariko rano ridasiga n'ibikorwa byifatika mu gufasha sosiyete murakoze cyane turi saa 12:08 duhagurutse mu murenge wa Mageragere twerekeje mu mujyi wa Kigali mu bisanzwe twagiye duturuka reka dushimire Adonayi reka dushimire abandi benshi bagiye batandukanye mwadukurikire reka dushimire mwe mugiye gufatanya na Kora Adonayi mu rugendo rukomeye kandi rwo kubakana rwo gufashanya ndetse rwo gushikirana Baganizi wakoze cyane ku mwanya muhaye urubuga twavuga ko Imana yemeye kugira ngo rujyeho ruvugira Imana rukorera Imana mu buryo bugiye gutandukanye Imana ibaho umugisha murakoze cyane namwe Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14